Ladies and gentlemen, mumeze mutubona Nyagatare hagiye gusha abazimarira mu bihe niba mu buzima ufite intego kora cyane noneho hagera bushaye ngo barakwitaka uyu munsi agashyashya kariho ni kabushido tujye kuri amarone nari nyirabasare ngwino tabare umutima urate niwe nazo komi abafana ambiance bakishima, hariho aya matara, hariho sound, hariho ubyina cyangwa uririmba akaba ari hejuru aho kurya umuntu wese amubona. Urubyiniro nk'uru ruba rugizwe n'ibice bingahe? Ruba rugizwe n'ibyo bita platform, rugizwe n'ibyo bita structure, ari iriya nzu uri kubona hejuru itwikire kugira ngo ibikoresho bitanyagirwa n'abanzi batanyagirwa n'izuba niribice. Hakakurikiraho screen, agakurikiraho na sound. Screen na sound. Ese urubyiniro rutariho ubundi screen ubundi rwaba rutuzuye? Ntabwo rwaba rwuzuye kubera ko hari igihe umufana bari kure undi ari hafi, bikaba ngombwa ko nk'umuhanzi kugira ngo umuntu amurebe neza bisaba kamureba muri screen nini. Hanyuma kandi noneho n'inyuma yaho akari ibyo bita ama effet bituma bigenda neza, bijyana na ambiance, bijyana n'umuziki kugenda. Ikintu cyitwa sound ni ikintu ahantu henshi kiba gikenewe hari umuziki. Ese sound yo igirwa n'ibice bingahe? Sound igirwa n'ibyo bita cyambere harabanza akageramo umuriro, ikagera ibyo bita ama power supply, ama amplifier kugira ngo amplifier itange ingufu zo guha amabafure asakuza ageze kure nyine, ikagira n'ibyo bita base nyine bituma hazamo ingufu nyinshi. Nk'umuntu ashaka nko kuba yakora ikirori cye runaka, urubyiniro agashaka stage nkingi byamusaba amafaranga ngahe? Aho ngaho waba ushatse kumbaza ibintu bindenze, ngende umutekinisiye byo bizwe n'abatuyobora. Wenda ugereranyije mu mboni zawe cyangwa n'igihe bimazemo, umuntu ayifuza kuba yakora nk'urubyiniro nk'uru akaba yaguhamagara, byibura wamubwira anje y'amafaranga angana? Aho ngaho uri murangondoza uri kungondoza, yewe ndaza ngakora ibyo boss aba yapatanye ibyo aba yavuganye n'abakiriya be. Nta kindi kintu mba mbiziho, ibyo by'amafaranga bifite ababishinzwe. Uruhare uba ufite cyane cyane aba ari uruhare rujyanye n'icyo kuri stage? Kubaka ino stage nyine guhera hasi gitangira ko ninjye ugera hano mbere, hanyuma namara kuyubaka nkayiha n'umuriro, nkayihana nuza na security ku buryo mba ndishwa neza ko nta kintu cyagwa ku muntu cyangwa ngo kimwangize. None se urubyiniro nk'uru rubyibura abantu bose banabimenye ruhagaze nka metero zingana iki? Ufite uburebure bwa metero 48 na metero 12 z'ubujya hejuru, noneho kiriya babyiniraho kiba kiri hejuru y'abantu ho metero 180 ku buryo umuntu ku birenge bye aho bihagaze umuhanzi aba ari kuri metero 180 ukurikijeho umufana ahagaze. Ubu byizeye bingana iki ku muhanzi buriya aba ari safe ahantu ari? Biba bifunze neza, njye mba nabyize ko tugera hano mbere, tugera hano ntago duhagarara, tuva kuri site tujya ku yindi, nuko ngo tuba twahereye ku cyumweru dukora. Mwahereye ku cyumweru mukora? Ubu no kuvuga ngo mumaze icyumweru mwubaka ino stage? Nukuri mutaruhuka amanywa nijoro? Oya utaruhuka wagwa hasi, urakora ukagera amasaha yo kuruhuka ukaruhuka ariko ukongera ukazinduka. Buriya tuva hariya nk'Ikarongi cyangwa kuva kuri road show imwe tugera ahangaha, iyo tuhava muhita murusenya cyangwa rurarara mukarusenya mu gitondo? Dutangira gusenya ako kanya. Ntabwo mwebwe mujya muruhuka kuva dutangiye road show kugeza dusoza? Ntabwo tujya turuhuka. Ubu naha turahava muhita mwerekeza Musanze? Nuko bimeze. Ubu nk'urugo rwawe bajya bakubona ntibagera bagukumbuye? Baba bankumbuye cyane. Bagukumbuye? Nk'abana bawe uba ubona uyu ari umwuga wabagenera uko nabo bazakora? Ni umwuga nakunze nkiri mutoya, ni umwuga mwiza cyane kuko no kubikora mba numva nishimye. Ni ibintu nkora nishimye, ntabwo ari ibintu nkora ngo kuko nshaka amafaranga. None se nk'ubu ngubu byibura abantu bitega iki ku rubyiniro ruzata? N'ubundi ni uku ruzaba rumeze urubyiniro tuzasanga i Musanze? Ni uku ruzaba rumeze, buri mwaka tuba dufite urubyiniro rudasa kurundi. Ubu ninde uba warakoze nka designer yarwo? Design dufite aba designer muri company baba barukoze bakaduhereza turashaka ikintu nk'iki ngiki twebwe tukubaka.
muba mumaze nk'igihe kingana iki muri uno mwuga mubikora? amaze imyaka nka 12. Imyaka 12 ariko kazi gusohoka. Ubu ni ukuvuga ngo mu buzima busanzwe n'umuntu wese wakumva uru rubyiniro umuntu akagutekereza byibura ni ikihe cyizere wamuha? Umuntu agitekereza ko ari we yifuza ko wamufasha. Cyizere namuha kumbwira ko mfite experience ko mu myaka yose nabibayemo nzi ikintu kiba gishobora guteza danger n'idashobora guteza danger. Sawa, twishimiye kukwakira kandi urakoze kubwa experience duhaye. Wenda n'ubutaha niduhurira i Musanze nawe uzishimire kuba watuganiriza. Murakoze. Sawa cyane. So murakoze rero, ahangaha muri kubona turacyari kuganira na bamwe mu bantu bifuje ko mwamenya mu babihishe inyuma y'uru rubyiniro. So nkatwe rero turacyari kuganira, turaje tubereke nibigiye gukurikira kuri uru rubyiniro. Murakoze cyane. Yes, show tuyikomereje rero mu bantu bitabiriye Iwacu na Muzika Festival. Ahangaha turacyari muri Nyagatare, ariko murabizi nawe twagenda tudaganiriye na bamwe mu nkumi zaho. Noneho uyu nguyu bamaye amakuru ngo ni umu-MC, ngo ni umukinnyi wa filime, ngo ye mana yanjye ni tutravo. Mbarumbwira ibyo bambwiye nibyo. Ibyo bintu bakubwiye nibyo, gusa nyine urabizi nyine ahangaha uragerageza byose icyo wabonamo amahirwe ukagikomeza. Gusa ufite impano nk'izo nyine aho ubonye chance, naba ari mu cyaro ntago byose babibonera rimwe. Ngo bakwita nde? Nitwa Niyonizeye Sandrine. Ese kuki ujya wivuga nk'umu-MC wambwiye ngo uri MC Success. Niyonizeye Sandrine. Yego. Aba-MC ntago bajya bagira ukuntu bivuga, kuko umuhanzi w'ikimwari kimubwira ati wibwira abafana bawe ahita aririmba akahita rapa n'ibiki. Ni ukuvuga ati muri Iwacu Festival, ladies and gentlemen, tumeze mutabona Nyagatare hagiye gushya, abazimarira mu bihehe. Niba mu buzima ufite intego kora cyane. Noneho hagera bushari ngo barakwitaka uyu munsi agashyashya kariho ni Kabushido. Tujye kuri Amarone nari nyirabasare ngwino tabare umutima urate niwe nazo komi uhitibona nyine kuri stage yo ndi kuba bimeze nyine sibyo se. So rero bari mbambwiye ariko ngo intango haba Kanyanga ya danje. Akose Kanyanga ko zacitse ni mu Buganda wapi? Inaha tugira amata. Ya na amata. Ahubwo wanyoye amata. None se mbarumbwiye ikintu kiranga abakobwa b'Inyagatare ni iki? Abakobwa b'Inyagatare ukimubona ikintu kikubwira ko uyu mukobwa w'Inyagatare utamubajije? Ewano itoto ryonyine face abafite abayaga sibyo? Banzu ndebe nagere nake turayaga. Hindukira turebe za nyasho bajya bavuga. Hindukira turebe yamayinga. Nyamara abantu b'Inyagatare baba barimo ubona ikintu umukobwa w'Inyagatare ukimushaka uba wizeye mu rugo ni nk'igiki? Ikintu uba wizeye cya mbere kugasuku tuba turi nako sibyo? Ikindi twaratojwe cyane kubaha abakuru, especially nk'iyo umuntu aje mu rugo akakubahira n'ababyeyi nta kiba kirenze iki sibyo? Ntago aba ari nk'aba bantu nyine usanga ngo mu mujyi wa Kigali ngo reka ngo nimba ngo mvugana ngo n'umujyama ngo si ngombwa ko ababyeyi babyivanga ngo nakundanye oya, kandi bose nyine ugomba kububaha. Umuntu wakubyariye umugabo ugomba kumwubaha. Discipline yo ya mbere naho ikinyabupfura cyo ntago tugereranwa. Ntago mugereranye. Hanyuma ko bavuga yuko b'Inyagatare benshi abakobwa baba banakora umwuga wo kwicuruza, ubu usanga abantu b'Inyagatare koko ibintu bavuga hari byo? Ikintu bavuga ku bantu b'Inyagatare kwicuruza nka gutyo, niyo umuntu abyumvisha ari uwahandi ngo gutyo ngo Inyagatare especially ko duturiye imipaka, araza akavuga ati nagiye Nyagatare, ugasanga yibera ngo nka Rwamatunguru he nyine kuko ari hafi na Nyagatare bakadusebereza izina, ariko ntago bari mu Rwanda hanyaho ni hano kuri boda nyine ntusanga abantu bicuruza. Nese aho mwanyuze hose ari mwanyuze batanditse nk'Ikigali usanga ngo turi ku muhanda ibintu byawe kwicuruza hari icyo bibaye. Oya, nanone mu muco wa Kinyarwanda akantu ko kwicuruza wapipe, kandi mu byo dutozwe na Iwacu oya tugomba guhiga tugakora nyine tubyaza impano umusaruro tuba twifitemo, apana nyine kumva ko wajya kwicuruza, especially nk'uko usanga n'abana benshi binape bafite impano kuvugira inka kugira gute, aka kareba gasanga
ngo naho byangeza ngo reka nigiye kwicuruza, oya ibyo si byo nyine. Nanone ugomba guhatana ukorana nyine n'abari hafi, uhera hasi ukabira kuya kukuye nyine hari igihe kavamo utuntu tuzima kugira ngo noneho uweho ube waha umuhungu byasaba iki? Byaterwa na relationship dufitanye. umuntu wese wahaye mwari mufitanye relationship Ego ko byadanje biba bigoye, ariko anjye kunyemeza biba bigoye. ni iki kintu nakora kugira ngo ngiye nkwemeze umve? Especially kunyubaha, sibyo? Numbone ngo umunsi wa mbere nk'uyu munsi twahuye, sibyo? Utangiye ati baby girl imeze bite, saka nimero, sinose twahuza gute? Urumva umuntu uje ari amaco yinuze nyine tu. Nawe uhita ubyumva. Ntago aba ari sawa. So rero none ikintu nifuzaga kukubwira, sibyo? Ndagira ngo ubanze umbwire inzozi zawe nizihe. Njyewe inzozi zanjye ni ugukora cyane hasi hejuru, especially mu kwemusinga cyangwa se no gukina filime. Gusa gukina filime intanga y'ikintu nabonye, ikintu kibari mu mutwe nyine ni mu ntara, sibyo? Urasanga umuntu umubwiye ati niba mwakorana, nimba ari n'umukira agashoramo, ugasanga abandi mukoranye bo bahise bakoze nk'agace kamwe, aka kabiri, aka gatatu, ngo turashaka kujya duhembwa, sibyo? Bo ntabwo bazi gukora bya bintu ngo reka dukore dutegereze inyungu y'igihe kirekire. Oya, nicyo kintu kiri mu mutwe y'abantu be na nyine. Niki kintu uri gukora kugira ugere ku nzozi zawe? Ya ngendeye musinga nkora n'utundi turaka mu mibyizi, uko nemusinga kwa gatanu no kwa gatandatu, noneho nyine ni kamara gufatwa nzaza kuko hari ibiraka nyine nabona kuko nari hano mu mujyi, sibyo? Nzimuka nyine mve ku cyaro nza hano mu mujyi kugira ngo ibyo biraka bindi nabyo nyine njye mbitumika neza ndahantu hafatika, pana kuvuga ngo mu rugo ngo baramamagaye ngo ndaviri yanjye nyine gutyo. So inama njye nakugira nk'umuntu ushaka kugera ku nzozi ze, nimba uzi yuko umwuga wawe ari ubuyemusi, ugerageze wegere abantu bashinze imyidagaduro muri Nyagatare, nko mu mudugudu wawe cyangwa mu kagari kawe cyangwa mu murenge wawe, uba wabaganiriza ubereke igitekerezo cyawe bazagufasha, sibyo? So rero guys, ni nkuko aka ni agace twabazaniye inzozi zawe ku bamwe b'ibyamamare no kuri buri muntu wese ubasha kubona yuko afite icyerekezo. Niyo mpamvu aka gace twabazaniye inzozi zawe, tuzaba tugenda tuganiriza abantu benshi tumenye inzozi zabo n'icyo bari gukora kugira bagere ku nzozi zabo. So twishimiye kukwakira kuri True Star TV. Sawa na merci. Asante sa. Buri kantu abantu bose kwa Gasuku Media, izina ry'Imana bagendana umunwa n'amagambo. Ukora ku kihe kinyamakuru rata? Nkora kuri Gasuku Media. Nta Gasuku zikoresha inzanga. Patrick nuko ari kubona bakora nk'umuntu agakoresha inzanga. Buri kantu niko kitabyumvise, ariko nacyo kiremye mwiyarabika kirabigaruye kuvuga nk'uri kuri mikoro. ariko mu by'ukuri rero nk'ubu turimo twikoresha ikiganiro cyiza y'umukobwa mwiza na buri kantu urangije urabyica ngagikomeze se kandi amagambo atabuze kandi wamaze kubyica nabyiciye. Ubwo mwakoze kuza murabe.